Buriya koko umukristo wuzuye umwuka wera agiranwa n'umupira bakina uhaze wuzuye umwuka, uridunda ukandagira hejuru ukagukubita hasi, ndetse nawo ukaba wakujya hejuru. Umupira udahaze ukandagira uko ushaka ntaho ujya, kuko nta buzima uba ufite. Uyu munsi ku itariki ya 19 ku cyumweru z'ukwezi kwa gatanu, hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, abakristo benshi abemera Kristo nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwabo barizihiza umunsi mukuru wa Pentecote. Aka kanya kwiba official twaguteguriye ikiganiro nyirizina gisobanura neza Pentecote ni munsi ki, uyu munsi usobanuye iki. Muri iki kiganiro urumva neza ubusobanuro bw'umunsi mukuru wa Pentecote ndetse n'ingingo zimwe z'ingenzi zikenewe kugira ngo twakire mwuka wera kandi atugaragareho mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa gikristo. Ngiye turi kumwe mu kiganiro muri kumva, nitwa Niyiguha Jeremy. Iyi ni Baba Official. Ndagusuhuje cyane aho uri hose, nguhaye ikaze kandi mu kiganiro. Tukiri kwibaza kuri ibi, mu mutima wawe watangiye kwibaza uti ubundi Pentecote ni iki, byaturutse kuki, byavuye hehe, kubera iki tubyizihiza? Ndetse bamwe muri twe bakaba batajya babyizihiza ariko ugasanga henshi barabyizihiza. Pentecote ni umunsi uzwi cyane mu itorero. Abenshi bawugereranya n'umunsi w'igitangaza umwuka wera yamanukiye intumwa ze. Abandi bumva kandi ko Pentecote ari nk'umunsi wo guhabwa impano zo kuvugwa mu ndimi. Abandi bakawita umunsi mukuru wabo twita aba Pentecote. Ibi byose bishobora kuba ari byo. Icyo navuga nuko buri wese utamubuza kubivuga uko yishakiye cyangwa uko ibyiyumvo bye biri, nyamara n'ahandi twakura ubusobanuro nyakuri atari mu ijambo ry'Imana. Dore rero bumwe mu busobanuro bw'umunsi mukuru wa Pentecote ni ubu. Pentecote ni umunsi mukuru w'Abayahudi wo kwizihiza isarura ry'ibinyampeke muri Isiraheli, akenshi uba mu kwezi kwa Gicurasi. Uyu ni wo munsi wa Pentecote. Pentecote risobanurwa ngo iminsi 50, kuko wabaga hashize iminsi 50 Pasika ibaye, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 uhereye ku murongo wa 15 ukageza kwa 16 ni 20. Abigishwa ba mbere ba Yesu basutsweho umwuka wera ku munsi wa Pentecote. Ibi byo tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 4. Umunsi mukuru wa Pentecote wahozeho kuva kera, ndetse Bibiliya mu gice cy'Isezerano rikuru ifite iki bivugaho. Pentecote ni umunsi wa 50 uhereye kuri Pasika. Muganura nta wari wemerewe kurya atari yatura Imana. Uwo munsi bawitaga umunsi ukomeye w'amasarura. Bagiraga nyuma y'iminsi 50 uhereye ku isabato ya mbere nyuma ya Pasika. Baturaga amaturo ku muganura w'impeke ndetse n'amaturo anyuranye kuva 23:16 ndetse no kubara 28 uhereye ku murongo wa 26 ukageza ku wa 30. Habivuga neza kureka imirimo yose ukaza kwiherana n'Imana. Ibi byose ubibonamo umunsi mukuru ukurikira amasabato 7. Bose bature bashimira Imana ko yabakijije kandi barabacakara. Bibiliya mu gice cy'Isezerano rishya yerekana ko Pentecote ari umunsi mukuru twizihiza nabwo nyuma y'iminsi 50 Pasika ariyo zuka ry'umwami wacu ari we Yesu Kristo rirangiye, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2. Ariko nyuma y'izuka rya Yesu, Pentecote yabaye icyo gihe yagize umwihariko wayo. Umwuka wera yamanukiye intumwa maze bibitangaza, ndetse buri wese akavuga ururimi rwa mugenzi we maze bakumvikana mu mvugo kandi badaturuka hamwe ndetse batavuga ururimi rumwe. Uwo munsi gusobanya indimi kwa Babeli kwasimbuwe no kuvuga ururimi rumwe rwa Pentecote. Yesu kandi yari yarabwiye abigishwa be mbere yo kujya mu ijuru ko azabasigira umufasha ari we mwuka wera uzabashoboza mu muhamagaro wabo. Uwo mwuka wera itorero riramukeneye. Abakristo kugira ngo bubake ubwami bw'Imana dukeneye uwo mufasha utwigisha akadutoza muri uru rugendo. Mbese ni koca, ni umutoza mukuru. Ubyo dukora byose nk'umukristo udafite mwuka wera ntacyo byaba bimaze. Uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umuyobozi ndetse cyangwa uri umuyoborwa, uwo twita umukristo, udafite ikintu na kimwe ashinzwe mu itorero, ari ukuza gusenga gusa. Niyo waba uza gusenga gusa udafite mwuka wera ntacyo byaba bikumariye. Ndetse niyo waba ukora ya mirimo yose twavuze nta mwuka wera ntacyo bimaze. Icyo kwibaza ni izihe ngingo z'ingenzi zikenewe ngo twakire mwuka wera, kandi uyu mwuka wera akatugaragaraho mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo.
yitwa Nigwa Jeremy. Kwihana no kwemera umwami Yesu nk'umukiza wawe ni ingingo ya mbere. Kuba warahuye na Yesu ukihana ibyaha byawe ukabicyaremwe gishya ni kimwe mu ngingo twagenderaho kugira ngo duhabwe imbaraga z'umwuka wera. Umutima umenetse ushenjaguwe niwo wakira mwuka wera. Itorero ryihana, umukristo ahora yihana yezwa, ahabwa imbaraga za mwuka wera. Iyi niyo ngingo ya mbere y'ingenzi wafata nk'umukristo. Ingingo ya kabiri, kwiherana n'Imana maze ugasenga. Umwuka wera akurwaho no gusenga. Igihe cya Pentekote abigishwa bari hamwe, baretse indi mirimo yose baza kwiherana n'Imana barasenga. Ubuzima bwa buri munsi ni byiza gufata umwanya wo kwiyeza, kwitunganya kugira ngo ugire umushyikirano n'Imana, noneho umwuka w'Imana akamanuka akagusanga ndetse agasanga utunganijwe. Gusenga bikingura ijuru. Iyi ngingo ni iya kabiri. Iya gatatu ni ukuba mu mwanya umwe no guhuza umutima. Ntabwo umwuka wera yamanukira abantu batareba hamwe kandi bafite imitima idahuye. Abigishwa nuko bari bameze. Mu matorero yacu rero dufite benshi badahuje umutima, bafitanye udutiku, inzika ndetse nta mahoro na make bagenda bahana ubwabo habe na make. Abo rero ntabwo bashobora kubona izo mbaraga za mwuka wera. Ndetse nubwo baba biyita abarokore cyane bakomeye, abana b'Imana bakomeye, ntabwo bashobora kubona ayo mahoro, ntabwo bashobora kubona izo mbaraga za mwuka wera. Abana b'Imana bakwiye kwiyumvanamo, buri wese akumva ko ari urugingo rwa mugenzi we kandi kari abavandimwe bahujwe n'umwami umwe. Urugero, aka kanya fata umubare w'intoki zigize ikiganza cyawe cyangwa se umubare w'amano agize ikirenge cyawe maze ubyitegereze neza. Izo ntoki zirasumbana, hari ururerure, hari urugufi ndetse hari n'ururinganiye. Izo ntoki zose nurangiza kuzitegereza, fata icyuma gishyushye cyane cyangwa se ufate icyuma gityaye maze ukateho urutoki rumwe. Ukimara kubikora urashiduka umubiri wawe wose uri kuribwa, uramera nk'umuntu utameze neza. Nta yindi mpamvu, ni uko buri muntu wese cyangwa se urugingo rwose ku mubiri w'umuntu rufite ubusobanuro bwarwo ndetse bwihariye, ndetse bunafite umumaro warwo wihariye. Bivuze ngo no mu itorero nuko tumeze, turi ingingo nyinshi zidahuye ndetse zitareshya ariko zuzuzanya. Imbere y'Imana turi bamwe. Niyo mpamvu nawe izo ntoki zawe imbere yawe zose zingana, kuko zifite umumaro umwe ku buzima bwawe, ku mubiri wawe. Abakristo benshi dukeneye kuba mu mwanya umwe no guhuza umutima, tukikuraho ibintu byose byadutanya n'Imana. Icyo ni icya gatatu. Ingingo y'ingenzi ya kane ni ukuvuga ururimi rumwe. Usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 ndetse no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12, iyi ngingo yumva neza kurushaho. Kuva igihe cya Babeli, Imana yatatanije indimi z'abantu bituma imibanire yabo iba mibi. Bongeye guhura kuri Pentekote maze indimi zari zarasobanye zirasobanuka. Pentekote rero ni umwanya mwiza babandi bari baratanye cyangwa se barajyanye kure, umwe kure y'undi, abo tuzi nk'Abapariti, Abamedi, abo muri Elamu, Mesopotamiya, Yudeya, Kapadokiya, Ponto, Aziya, Furugiya, Pamfiliya, Misiri, Libiya, Sihena ndetse na Roma n'abandi. Bongera bakegerana bakavugana, umwuka wera agatuma bumvanamo ubwabo. Nubwo indimi zabo zaba zitandukanye, abakristo bakwiye kuvuga ururimi rumwe kandi rwumvikana. Ururimi rwabo aho gutukana no kuvumana ubwabo, ahubwo rutanga imigisha. Ufite impano y'indimi zivuga ariko atari kubwe gusa, ahubwo mu guhesha icyubahiro n'ikuzo Imana ndetse n'itorero abarimo. Bivuze ngo ku munsi wa Pentekote ni umunsi wo kongera guhura abantu bakitekerezaho, bagahuza ndetse bakavuga ururimi rumwe, bagahuza umugambi wo gukorera Imana bafite intego imwe. Byinshi kuri iyi ngingo yo soma mu Bakorinto igice cya 12. Ingingo ya gatanu, impano zitandukanye ariko zuzuzanya. Imana yasezeranije abana bayo gusukaho umwuka wera kuri buri cyiciro cyose cy'abantu, abana, abakuze ndetse n'abasaza. Biri mu Byakozwe n'Intumwa 2:17 kugeza kuri 21. Uwo mwuka wera atanga impano kuri buri wese, ariko ntabwo iyo mpano iba ari iyo kwikorera ku giti cye, ahubwo uyikoresha kubwo kubaka ubwami bw'Imana, nk'uko Pawulo abitubwira mu Bakorinto ba mbere 12:4. Hariho impano z'uburyo bwinshi, nyamara mwuka uzitanga n'umwe.
Umwuka yigaragariza mu mpano aha buri muntu kugira ngo bigire buri wese akamaro. Kandi twabatirijwe mu mwuka umwe ngo tube ingingo z'umubiri umwe, kandi twese twahawe kunywera ku isoko imwe ariyo Mwuka Wera. Nk'uko ingingo ziri ku mubiri umwe zuzuzanya, n'akagingo gato mu zindi kakubahwa, niko n'impano zitangwa na Mwuka Wera zigomba kuzuzanya zikubaka itorero ry'Imana. Wabivuze? Nk'uko ingingo ziri ku mubiri wawe zuzuzanya zikaguha ubuzima ukabaho neza, ni nako impano zitangwa na Mwuka Wera zigomba kuzuzanya mu itorero, maze ubwami bw'Imana bukaguka. Tumenye ariko ko impano iruta izindi ari urukundo. Nta rukundo nta bugingo ufite, umeze nk'uwapfuye uhagaze. Mumbabarire ababyumva nabi. Icya gatandatu, imbuto z'Umwuka Wera. Nk'uko Yesu avuga ati bazabamenyera ku mbuto zanyu. Imbuto za Mwuka Wera ni izi zikurikira: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, imico myiza, kudahemuka, kugwa neza no kumenya kwifata. Bene ibyo nta mategeko abihana. Twirinde tutarangwa n'imbuto zituruka kuri kamere, imyuka ituruka kwa Satani, nk'uko tubona mu Bagalatiya 19:21 mu gice cya 5. Kandi bibutse ko Imana ubwayo itanegurizwa izuru. Imbuto umuntu abiba nizo asarura. Ingingo nakwita ko ari iya nyuma y'ingenzi ni Umwuka Wera aduhora iruhande atunihira. Iyo ufite Mwuka Wera aguhora iruhande, ahora akunihira. Mwuka Wera azi neza intege nke zacu, aduhora iruhande, adukebura igihe twakebaguje, atubuza gukora ibibi nubwo kenshi tumunanira, ariko aba yatuburiye ndetse yatubujije. Aha uzabibona kenshi nujya gukora ikintu gihabanye no gushaka kw'Imana, umutima ubwawo uzakurya, ugira ibitekerezo byinshi, ubura amahitamo, birangira ugikoze uzaba ubabaje Mwuka Wera. Uzamenya ko yakuburiye ndetse yabanje no kukubuza. Aka kanya bimenye. Kandi ahora dusabira ku Mana yacu, kuko akenshi ntituzi gusenga neza, ariko we ahora dusengera yinginga atunira kuri Data wa twese. Soma mu Waroma igice cya 8 uhereye ku 26. Icyo twasaba aka kanya ni ukubwira Imana tuti: Imana, duhe impano yo kutirengagizwa ryawe ritwongorera rya Mwuka, ritubuza gukora ibibi bihabanye n'ubushake bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusoza, reka mbifurize mwese Pentekote nziza, kandi mbizeza kubasengera mwese umunsi ku wundi uko nshobojwe, ngo mu Bukristo bwanyu cyangwa se mu mikorere yanyu mwere imbuto nziza zituruka ku Mwuka Wera. Imbuto zituruka kuri kamere no ku myuka iva kwa Satani tuyitsinde mu izina rya Yesu. Burya kuko umukristo wuzuye Umwuka Wera agereranywa n'umupira bakina uhaze wuzuye umwuka. Uridunda, uwukandagira hejuru ushobora kuguhitana cyangwa ukagukubita hasi. Umupira udahaze uwukandagira uko ushaka, ntaho ujya kuko nta buzima. Bakristo mwuzure Umwuka Wera, Satani azahunga. Ntabwo muzakandagirwa n'imyuka ibonetse yose. Umukristo utagengwa n'Umwuka Wera ameze nka ya magufwa yumye umuhanuzi Ezekiyeli yeretswe ku gice cyiwe cya 37. Aba ari intumbi, amagufa masa, nta buzima na buke bumurimo. Ariko iyo yihannye akemera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza ku bugingo bwe, akaba umutware w'ubuzima bwe, Umwuka araza akamwuzuramo, akagira ubuzima bwuzuye kandi bunesha. Kuri uyu munsi wa Pentekote ndasabira buri wese ngo agire ubuzima bwuzuye kandi bunesha, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Njye mwari kumwe, nitwa Niyiguha Jeremy. Iyi ni Baba Official. Dusoza, uramutse wakunze iki kiganiro ubitwereka ukoze kuri like. Gukora subscribe byo ni inkunga yawe mu buryo ushoboye kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera kure ndetse kuri benshi. Gukora share ni igihe wakunze ikiganiro ushaka kugisangiza inshuti zawe zose. Comment yo tuyitaho natwe tukayiha agaciro bikatunezeza, ubutumwa bugakomeza kwaguka. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro. Njye mwari kumwe, nitwa Niyiguha Jeremy.